Tandukaniye n'ay'ubushize ati n'ubushize n'undi mabwiriza bari bayasohoye bavuga ko amakipe muri Sudani izabe ya mbere izatwara Honor Trophy barabivuze. Perezida wa Rwanda Premier League arimo na perezida wa Ferwafa baricaye baganira n'itangazamakuru barabisobanura. Aho bitandukaniye n'ibi nuko ubu ngubu bahamagaye abanyamuryango bose bagakora inama, tugakora inama tukabifataho umwanzuro. Ariko n'ubundi twebwe ikintu twarekaramaga cyangwa se twagaragazaga nuko ibyavuzwe bitashyizwe mu bikorwa. APR ikavuga yuko igikombe yahawe gisa n'icyasuzuguwe. Pari raporo y'icyahawe Al Hilal. Kuvuga ngo imwe ngo ni BK Pro Champions, indi ni BK Roko cyangwa se National Champions. Ako kantu k'inyito mushobora ugasuzugura, ariko abafana ba APR karababasha n'abayobozi bayo abatara ngo barabumva o bitaredi Bugande atarapfa nguca mu ijambo yize gushwana n'umunyamakuru wa televiziyo y'I Bugande bapfuye akajambo akoze introduction aravuga ngo turi kumwe ngo n'itsinda rya Good Life ngo one of the best local artists baravuye mu bihembo bya BET Awards. What do you mean? Yamaze nk'iminota nk'itanu radio uzi n'ukuntu yageraga amahane asera n'umunyamakuru kazamaza ngo who is the local artist. Havuga ati mwe Chameleone yarabatamitse ku buryo mwahinduye abantu bose abantu bari loko tuvuye muri Amerika mu bihembo bya BET Awards kucyo twita local artist. Umunyamakuru kaza ati naringiye kongeraho yuko mwanagiye mu bihembo bya international kucyo atari byo wahereyeho yabaye iyo local APR nawe yarabati national urwego international niyo turi national with international yamara ari ifite ukuri ari ifite ukuri iyo ari national ari na international byose. So rero n'ubu ngo APR ikavuga iti twabyemeje twari duhari ariko tweke dusaba Ferwafa ni ukuzashyira mu bikorwa ibyo twemeje. Bafite impungenge ko bishobora none kuzahindura. Ni bimwe bibere yavuga. None se ko ibyo Ferwafa yivugiye ko bavuga yuko batabishyize mu bikorwa. Nta kindi. Aho twebwe turabanyamuryango. Umuntu natinya ishyamba icyo warihuriye. Erega mumbwiye ikintu kimwe wowe utazi. Ferwafa rero n'abantu bajya bavuga ngo nge nk'umunyamakuru wegamiye kuri APR wambwiye ko nta kibazo. Ikiganiro kirarangira. Umunyamakuru wa APR nyuza amakuru inje akabakunda umunyamakuru yegamiye kuri Rayon nta ikipe ya APR nta kibazo cyera kirabura cyahatari ifitanye na Ferwafa uko mbikurikirana. Ikibazo bafitanye APR ishinja Ferwafa yuko rimwe na rimwe idakurikiza amategeko. Urumva buriya no mu bintu by'iki gikombe cya shampiyona amakuru namenye muri koridoro no bintu byatumye ngo bibababaza cyane ngo hari umwe mu bayobozi wicaye ahantu arigamba aravuga ati noneho ntacyo bazatwara biragenda bibageraho bibageraho akano kubageraho rero niko kabi. Urumva niba bano bivugaga ntibibagereho ariko nta kuntu era n'ikipe y'ingabo nta kuntu bitabageraho. N'ubujyanga ibintu bitagera hanze cyetse ubwigikuta ukajya mu cyumba ukajya uganira n'igikuta. Urumva ibintu bavuze ku ikipe y'ingabo hari n'ibikuta urabyitondera ubundi ngo ayobora Kongo mu butu kugira ngo akanga abaturage ngo yajyaga babwira ngo niba udakunda ishyaka rye ngo rya MPR ngo niyo agana ngo n'igikuta cyo mu cyumba cyawe ngo bizamugeraho kutari kumva ati wowe uzibeshye gusa ubivuga uri wenyine ubibwira icyumba cyawe kwizigira inkuta z'icyumba ati zizaza zibitubwira yuko udakunda ishyaka ubwo rero hanyuma nawe wagira ngo ifite n'ibikuta biza bikwiye rwose ngiye mbona nkurikiye saga ya APR na Ferwafa kuva yatangire kugeza higeze ahangaha nta kindi bapfa kidasanzwe. Nibura se biri kugana ku musozo cyangwa dutegereze ya press conference gukurikiza amategeko ni APR ivuga yuko ari ukugana ku musozo. Gukurikiza amategeko bashyizeho n'abanyamuryango bakayatorera bakayakurikiza nta kintu APR yabangamirwaho. Ikindi ubuyobozi bwa APR bwambwiye kuri iyo ngingo mwari muvuze abanyamahanga hemejwe amakipe yose yo mu cyiciro cya mbere ko batazarenza abakinnyi 33. Kimwe nababwiraga 33 nayo muri Sudani Jire ndagusabye urumva uze gukora ku mugereka Jire ngute gushi batabishyize hose
Jire mbaye nguteguje Ntabwo ubwo Jire ashobora kuba akazi kenshi gusa byumve na Julius nabyo mubigire clear hakiri kare ari umuntu wavuze hari umuntu wavuze hari umwana wigeze gushimagayira umubyeyi aramubwira aravuga ati ntukajye upfa gushimagayira atako ngako kakubyimbana agahanga kose kagahinduka nk'undi mutwe mwikagira akantu gato njye nabasaba ko ibintu byose mwemeje mubinyuze mu itangazo ariko amakipe yabimenyesheje yose ushobora kubikinira ukakita gato n'ubundi ayo mu Rwanda birasanzwe ayo muri Sudani yabimenyeshejwe ko atagomba kurenza kandi buri munyamuryango wese yarahagarariwe babuze urupapuro babyandikaho yabivuze abanyamuryango mu kutabisohora byandike bizigera ndabeshya byandike batangira iri tangazo sohoka abantu batazabipfa yavuze ko ari amakipe 16 abanyamuryango ba Rwanda Premier League bivuze ngo Al Hilal na El Merreikh ntabwo bari barimo babimenyeshejwe ko batagomba kurenza abakinnyi 33 bazakina BK Pro League. Icyo twakibaza Rwanda Premier League ariko babimenyeshejwe byaganizwe biranemezwa kuko niba biri kujya muri kulisi nibidakurikizwa ijoro ryo ryateza ibibazo cyandike ikintu cyose mu cyandike tugitunge natwe twese cyane umusore n'uvuga ngo Mari Bila Daftari Potea Bila Habari gashyire mu ikayi cyane gashyire mu ikayi kabe karibu ako kagani wakumbishe Mari Bila Daftari nuga ngo Mari ufite itandi niba nasoza gucereka uko APR babyumva uko APR baranyuzwe urumva banyuzwe n'iyi myanzuro ariko nyine impungenge ni za zindi zimwe ese izakurikizwa twiboneye ko Ferwafa ari byo yatangaje na Premier League ntibyakurikizwa reka twese ko zakurikizwa ko byabyaye ibintu bitagombaga ibindi APR baranyuzwe rwose ikibazo bafite press conference baracyayitegura njye ndakubwira ngo APR uko mbizi jewe ubu none aba baramutse babahamagaye muri Ferwafa kuwa kane Super Coupe bayikina kuko APR iranyuze ngo kwizigira ngo APR ngo mutima uracye icyo ni ikindi byararengere APR Super Coupe yayisacrifiye nk'igitambo cyo kugaragaza akababaro kayo nta handi hantu kuko yarabivuze mu magambo ibicisha mu bantu batandukanye abakolamuniste ba APR ntibyatanga umusaruro ko bari bafite abandi nabo barimo baraza baba contre 6 bavuga ibintu bitandukanye APR rero ahantu yari itegeye Ferwafa bari kuyibwira ngo kugira ngo natwe rero tubone aho tugaragariza ko twababaye tutabafata nk'abantu bari fair enough ni muri irushanwa ryitwa Super Coupe press conference izaba reka genda cyayiryamyeho kuko hari ibintu ntegereje kumva amatwi yanjye atarumva press conference rero aje ntatse kumenya nyine igihe bazakorera press conference ariko APR ikihutirwa cyane ubu ngubu muri APR ntabwo ari press conference no gutegura ikipe ikihutirwa cyane muri APR kibaraje shinga kidatuma badasinzira barimo baratekereza ahantu bazakinira umukino wa Champions League mugani ko kafu yamaze kubasubiza yabakuriyaga ibyo bintu rwose nibyo biraje nshinga ubuyobozi bw'ingabo aribwo bureberera ekipe ngewe makuru ko ejo Bugesera nicyo kintu batekereza pe biracyayoberanye biracyagoranye gufata icyemezo kujya muri Kongo ubwo nyine n'amakoro n'amaconversation hagati yabo na Ferwafa na kafu nayo yaracyakomeje ariko ikibazo cya APR zakinira umukino ubanza cyacyari ingutu cyacyari ingorabahizi mu by'ukuri nicyo kintu navuga ngira ngo kisa naho cyihutirwa apana ibya press conference namenye ko Ruvuyanga sinzi niba Zozandani hari ahantu wazikuye namenye ko kafi imaze kuvuga yuko bitakunda ko match ibera handi hatari muri Kongo ahubwo ko ibibuga by'Kinshasa bitemewe bagomba gukinira Lubumbashi nubwo n'ikipe ya Aigle Noir nayo itashakaga kujya i Lubumbashi bakavuga ko Lubumbashi ari ku bake babo ba Tep Mazembe bavuga yuko ubwo niba hari ibisabwa byatunganwa ariko wenda igihe gisa n'icyanagiye ku buryo ntekereza ko bitakunda APR ikoresheje connexion ifite yavugishije umuyobozi wa CAF Patrice Motsepe baraganira bamusaba ko yakwinjira mu kibuga mu kibazo cyabo akamenya uko kimeze kuko bareklamaga ikintu ahanini kijyanye na Ebola kuko ntabwo wa raising ikibazo cy'imibanire y'ibihugu
muri football ntago FIFA ibyemera na CAF ntago ibyemera. Bakubwira ko mata za politics keretse iyo bigeze ku rwego nyine igihugu kizakwakira kitagaragaza ubushake bwo kuzakwakira neza, kandi nacyo kiba kibizi ko hari backfire ikomeye cyane yaza ku buryo iyo risk yo kuvuga ngo bakureka wenda ngo hohoterwe, sinekereza ko na Congo yayifata uko igihugu cyaba gifite buryo kitabanye n'ikindi neza, nticyageraho gikora ikintu kiri anti sportif kuri iyo niveau ku buryo cyavuga ngo ntitubaho umutekano babagirire nabi n'ibindi. I don't think ko byagera aho ngaho. Igishoboka ahubwo cyari kugaragaza ikibazo cy'ubuzima gihari. Ibyo rero ngo ishami rya UN rishinzwe ubuzima niryo ribyemeza ko bitemewe ko ibindi bihugu byakora ingendo n'ibindi OMS. Kandi ntabwo OMS yatanze iryo tangazo rivuga yuko bajya inama yuko nta wundi muntu wa travelinga muri Congo, ahubwo iravuga ngo nunajyayo ukoreshe uburyo bwo kwirinda busanzwe nyine buzwi ku hantu hari icyorezo. Ntago basa n'abashyiriyeho Congo icyo nakwita kato mu buryo bw'ingendo n'ubundi n'abandi bava mu bindi bihugu bajyayo, ahubwo ugasanga ibihugu bifite ukuntu byo wenda iyo ugiye kukinjiramo uvuye muri Congo bagushyira nko mu kato bavuga ati buretse nko muri Amerika ngo hari nk'ibibuga 3 by'indege ngo bategeka ko niyo uvuye muri Congo ugomba kurandingaho 3 gusa mu gihugu cyose, kandi Amerika ifite ibibuga byinshi cyane. Ibyo bibuga sinavuye Congo gusa navuye Uganda ngo karandingayo bakagushyira mu mukato k'iminsi mike bakareba babona nta bimenyetso ugaragaza bya Ebola bakakurekura ukajya mu bandi baturage. Urumva ko ntibahakana kuza ariko babanza kugushyiraho akato mu gihe uhageze mu gihugu cyabo. Bivuga yuko ntago bavuze ngo ntimugeyo, kujyayo biremewe, ahubwo wenda igihugu ujemo uvuye muri Congo kikamenya measures gikoresha kugira ngo kirebe niba nta ngaruka wenda zo kuba harahuye n'icyo cyorezo cya Ebola. Icyo rero ngo nicyo Patrice Motsepe yakomeje gusobanura abantu muri APR, ababwira ngo turamutse tubikoze OMS itarashyize igihugu mu kato twaba turenze ubwabyo ku itegeko, kubera ko nta kintu kiri factual dushingiyeho ko twe ntago turi ikigo cy'ubuzima, ntabwo ari twe tubigena twebwe CAF, tureba izindi nzego zo ku isi umwanzuro zabifasheho. Therefore nta muntu yigeze ubaninga ingendo zijya muri Congo kuri iyo concern ikijyanye n'ubuzima. Aravuga ati wenda nubwo mbizi ko hari ibibazo bya security hagati y'ibihugu, kandi muri equipe y'ingabo APR aba officials bayo n'abasirikare, nubwo harimo wenda nabo baba retired nka Fande mu gishariko still ni umusirikare, ndabyumva, ariko biramutse bikozwe byaba bigiye kuba crisis y'umugabane, kubera ko yaravuga ati ubu ngubu ntago byazongera kubaho ko Maroc na Algeria ibihugu amakipe yabakenana ni ibihugu bifitanye ibibazo kubera Sahel, murabizi. Algeria bishyigikiye Sahel ko yigenga, mu gihe Maroc ivuga ko Sahel ari ntuza yabo, ari intara yabo. Urumva ni ibihugu bitumvikana. Aravuga ati se ubu Jess Kabiri itomboranye na Wydad twabikoze muri Congo tukavuga ngo ntimujye kubera ikibazo cy'umutekano, icyo gihe n'abanyamaroke bazagenda ibibazo n'abanyarwanda bati hari ibintu mwakoze kuri Congo n'u Rwanda natwe mu bikore. Aravuga ati rero kandi murabizi ko muri Afrika ibihugu bikunze kujyana ibibazo bituranye gutya biraba kenshi cyane, ati twatugiye gukrea crisis tutazigera tubasha kwigobotora nka CAF. Arababwira ati dufite garanti itangwa n'igihugu cya Congo ko bazakora ibyo mu mupira w'amaguru n'ubundi kipe ikorerwa ikarindwa igahabwaho kuba n'ibindi bisanzwe mutazagira ibibazo. Sinzi kuko nabonye muri volley KVB imikino n'ijyanye muri Tunisia, kandi bavuze ko impamvu ari Ebola. KVB bagiye muri Tunisia avuga bati ntabwo twafata risk ku cyavuze, birinze gufata risk yo kuyijyana yo rwose. Rega turetse CAF tuyihorera tujye ku Rwanda na Congo, kandi nabwo ntitujye muri politiki cyane, sibyo? Turi abanyamakuru ba siporo ariko dukurikirana na feri politike zindi, nubwo tutaba inzobere. Wani wakora siporo ntabwo bibaho, ugomba kuba ufite amakuru yose ya Burundu. None si kesi ko ya politike niba utanabizi, niba nta bwenge cyangwa ubumenyi ufite kuri politike, ushobora kuzajya ukurikira inkuru mu makuru kuri televiziyo y'u Rwanda, ugakurikira isi ya none kuri radio y'u Rwanda, sibyo?
uramutse udafite ubwenge nyine ku bwo kumenya politiki nyine kuri nivo yawe wowe ngo wajya gutega amatwi abandi bantu bazi kubisesengura. ubwo ndimo ndabwira abanyarwanda cyangwa se abafana ba APR so niba rero ujya ukurikira koko ibyo bintu uzi niba koko APR yajya muri Kongo cyangwa itajyayo ariko ngewe icyo nzi neza APR kujya muri Kongo bikubiye gake cyane nta bindi buvuge APR kujya muri Kongo bikubiye gake cyane. Ndakubaza akabazo kamwe kugira ngo tuve tujya no kuri match mu karere ka Bugesera bakinye ku munsi w'ejo ariko reka tubanze iyo dosiye ya APR ngo yavuye no mu ngabo gusa ngo yazamuwe rwose hejuru hanyuma kugira ngo usuzumwe bategereje nyine igisubizo kiva uko kizaza kibabwira kiti ntimujyeho cyangwa mujyeyo bazakira buri matters buriya ibibazo byose igihugu gihura nabyo bigira tebo biganirwa hari echelon cyo bita erega nubwo dukora aju ntago ari kwa maguru aganirwa